Somo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya umutwe wa 3 murongo wa 14 kugeza ku wa 18a. Somo rya kabiri turarisanga mu ibara mutagatifu Paul mwandikiye abanyafilipi umutwe wa 4 murongo wa 4 kugeza ku wa 7. Naho ivanjiri yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa 3 murongo wa 10 kugeza ku wa 18. Igitekerezo cy'iremezo. Uhoraho ubwe akurimo rwagati. Turabyumva mu isomo rya mbere. Nyagasani ari hafi. Turabyumva mu isomo rya kabiri. Haje undusha ububasha. Turabyumva mu ivanjiri. Tugiye kwiyumva mu ivanjiri uyu munsi ko imbaga y'abantu yari itegereje iki? Itegereje umukiza. Narubu niko abantu bikimeze, bose bategereje umukiro n'umukiza. Ese uwo mukiza dukwiye kumutegereza dute? Amasomo y'uyu munsi aradusubiza. Umuhanuzi Sofoniya ati mwe gutinya ahubwo mwizere Imana, kuko Imana iri rwagati mu muryango wayo, ntiyavuye mu mbaga yayo. Byongeye kandi yatsinze umwanzi izina ibyishimo. Turabyumva mu isomo rya mbere. Pawulo intumwa aratubwira kwishima udatuza kuko umukiza ari hafi. Turabyumva mu isomo rya kabiri. Yohani Batista we aradusaba gutegereza umukiza, tubana n'abandi mu mahoro, tubafashisha ibyo dutunze. Turabyumva mu ivanjiri. Muri iki gihe cya diveni turashishikarizwa kwizera, kwishima no gukunda, kuko Imana iri hafi. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya. Rangurura ijwi wishimye mwari w'i Siyoni, Isiraheli, hanika uririmbe. Ishime uhimbarwe mwari w'i Yerusalemu. Uhoraho yakuvanyeho imanza zari zigushikamiye, yirukanye abanzi bawe. Umwami wa Isiraheli, Uhoraho ubwe akurimo rwagati. Ntuzongera ukundi gutinya icyago. Uwo munsi bazabwira Yerusalemu bati witinya Siyoni, ibiganza byawe nibireke gucika intege. Uhoraho Imana yawe akurimo rwagati, niwe ntwari ikiza. Azishima cyane ku mpamvu yawe, mu rukundo rwe azakuvugurura. Azabyina kandi azarangurura ijwi kubera wowe, mbese nko mu byishimo by'iminsi mikuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibara mutagatifu Pawulo yandikiye abanyafilipi. Bavandimwe, muhore mwishimye muri Nyagasani. Bisubiyemo nimwishime. Ubugwaneza bwanyu bumenyekane ku bantu bose. Nyagasani ari hafi. Ntimugire ikibahagarika umutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose, muyisenga, muyinginga, munayishimira. Maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahore mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ushimira Imana ibyiza byinshi yamukoreye. Turifatanya kandi n'abasabira bitabye Imana. Tereza Uwizeye Maria, usabira zo mu Purgatori. Presidium Bikira Maria ukwiye gukundwa, irasabira abarejiyo b'isi yose bitabye Imana. Umukristu arasabira Berire Nyiradende, Veneranda Nzambaza Maria n'abandi bavandimwe bitabye Imana.
umuryango wa Martin Ngirimana n'inshuti ze barasabira Martin Ngirimana witabye Imana. Emmanuel Ntakiyimana arasabira umubyeyi we Philomene nyina w'Ingeri witabye Imana. Umuryango wa Felicien Sebahire urasabira Felicien Sebahire witabye Imana na Rose mu Purgatori. Umuryango wa Michel Kangabo urasabira Michel Kangabo, Berine Nyiradende, Maria Kayezu, Veneranda Nzambaza Maria, Ernest Nsabimana, Jean Bosco Kanusu, Phineas Ndayambaje, Germain Musanabera, Jean Marie Vianney Hatangimbabazi, bose bitabye Imana. Ni mucyo rero twicishe bugufi twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose izera, kwishima no gukunda kuko Imana iri hafi. Umukiza uzaza ntadukirisha ibyo dutunze gusa, cyane cyane akiza umutima utugenga n'amizero dukurikiye. Imana ntiyahise ahubwo iraje. Muri iri teraniro Imana yacu tuyisabe kuza kudusura. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe inteko y'abantu basangaga Yohani kugira ngo ababatize baramubazaga bati tubigenze dute? Nawe akabasubiza ati ufite amakanzu abiri agabane n'utayafite, n'ufite icyo kurya nawe agenza atyo. Abasoresha nabo bazaga kwibatirisha bakamubaza bati mwigisha dukora iki? Arabasubiza ati ntimugasoreshe ibirenze ibyategetswe. Abasirikare nabo baramubaza bati twebwe se dukora iki? Arabasubiza ati ntimukagire uwo murenganya n'uwo mubeshyera, kandi munyurwe n'igihembo cyanyu. Kuko rubanda rwari rutegereje kandi bose bibaza mu mutima wabo niba Yohana atari we Kristo. Yohana niko guterura abwira bose ati njyewe mbatirisha amazi, ariko haje undi undusha ububasha, sinkwiriye ndetse no gupfundura udushumi tw'inkweto ze, wazabatiriza muri Roho Mutagatifu n'umuriro. Afite urutaro mu ntoki kandi agiye gukubura imbuga ye. Hanyuma azahunika ingano mu kigega cye, naho imishishi ayitwikisha umuriro utazima. Nguko uko Yohana yahuguraga rubanda mu nyigisho nyinshi abagezaho inkuru nziza. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, nk'uko twateruye iki gitambo cyacu cy'Ukarisitiya tubivuga, nuko kuri iki cyumweru cya gatatu cya Adventi Kiliziya iduha guhimbaza no kwibuka ko turi abakristu barangwa n'ibyishimo. Nibyo, umukristu ntabwo agomba na rimwe guheranwa n'agahinda n'amaganya, ntago agomba guheranwa n'ishavu, kuko Kristo yaducunguye. Twumvise ari mu isomo rya mbere umuhanuzi Sofoniya wabayeho mu kinyejana cya 7 imbere ya Yezu Kristo yibutsa umuryango w'Imana ko nubwo bari mu magorwa, nubwo bugarijwe, nubwo bashobora guhura n'ibyago, ibyishimo bitagomba kubura iwabo. Arabwira Yeruzalemu, arabwira Siyoni kari agasozi ko muri Yeruzalemu, ati nimwishime, murangurure ijwi, muririmbe, mugaragaze ibyo byishimo. Ndetse na Paulo Mutagatifu
nawe mu isomo rya kabiri yandikiye abanyafilipi ati muhore mwishima muri nyagasani, mbisubiyemo ni mwishime. Ukurikiye uko abivuga ntabwo ari inama abagira, ahubwo ni itegeko abaha. Ni mwishime, mbisubiyemo ni mwishime muri nyagasani. Ibyishimo Pawulo avuga ntabwo ari ibyishimo bibonetse byose, ni ibyishimo umuntu agira muri nyagasani koko, akagira ibyo byishimo kubera ko yumva ko ari umwana w'Imana, akagira ibyo byishimo kubera ko yumva ko Imana ari yo mugenga we, ibyishimo byuzuye, ibyishimo umuntu agira akishimira ko ari umwana w'Imana. Batisimu itugira abana b'Imana igomba kuba inkingi y'ibyo byishimo byacu. Ibyishimo Pawulo avuga ni ibyishimo byo muri Kristo. Yavuga ati nyagasani ari hafi. Nuko nyagasani Yesu Kristo ari we soko y'ibyo byishimo, ni we soko y'ibishimisha umutima wa muntu, kikuzura umutima, kikazana wa munezero akenshi muri bya bindi dushakisha atari biduha uwo munezero wa nyawo koko. Umutima wa muntu ushimishwa ubundi mu buryo bwuzuye no kubana n'Imana, no kuwutuzamo Imana ndetse n'ibiranga Imana ubwayo. Nibyo iyi vanjiri ya Luka itubwira. Aba bantu bagiye gushaka Yohani Batista, bava hirya no hino, bamusanga mu butayu, bagiye kumubaza icyo bagomba gukora hagati aho kugira ngo bagire ibyishimo. Bumvaga umutima wabo utanyuzwe. Yohani Batista ko muri ino minsi 3 ishize ndetse kugera n'ejo tuzaguma kumubwirwa, yaje nk'integuza agira ngo ategure amayira ya nyagasani. Nibwo bwari ubutumwa bwe. Aje guteguriza Yesu Kristo, aje guteguriza umukiza wari utegerejwe. Inyigisho ze aho yabaga mu butayu zakanguye benshi. Igihe ababwiraga ati nimuhinduke, benshi barakangutse, bava hirya no hino, bava aho batuye mu mijyi n'insisiro, yewe bakareka no kujya mu mirimo yabo, bakaza kubaza ikigomba gukorwa. Twumvise ko benshi bibwiraga mu mitima yabo bavuga bati uriya niwe koko mukiza, ariko we abaha igisubizo ati umukiza ari rwagati muri mwebwe, ndetse sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze, aranduta kure. Kwari ukugira ngo abakangure igihe Yesu Kristo azigaragariza bazamwakire bazi yuko ari we mukiza. Turabona rero ibyiciro by'abantu benshi baje bamusanga bibaza icyo gukora. Babonaga yuko ibyo barimo atari byo binezeza umutima wabo, ko ibyishimo bakuraho ngaho handi atari byo, ntabwo byuzuye. Barashaka kumenya icyo gukora kugira ngo umutima wabo unezerwe. Yohani Batista arabagira inama rero. Twumvise ibyiciro by'abantu benshi, abasoresha, abasirikare, bakaza kumubaza ati dukora iki? N'abandi bantu benshi rubanda rukamusanga bati dukora iki? Kuko yababwiraga ko bagomba guhinduka. Twumvise ibisubizo bye. Ibyo bisubizo buri wese yakijyanaga mu mutima we, hanyuma agafata umugambi. Bakristo bavandimwe, uko uyu munsi Kiliziya idushishikariza kandi twibutsa ko turi abakristo, tugomba guharanira ibyishimo, dusubiza amaso inyuma. Dutangiye icyumweru cya gatatu cya Diveni. Ese muri iki cyumweru, muri ibyumweru bibiri bishize, hari icyo twahindutseho? Hari uwagira ati ndishima kubera ko nahindutse kuri ubu buryo, ndishima kubera ko numva mu mutima wanjye narawuhaye Imana, hari byinshi nakuyemo kandi Imana ishima.
umuntu yishima kubera ko hari aho abageze. Tujya tubona iyo habaye za kaminuza zatanze za diplome usanga abantu bishimye, umujyi wuzuye abantu bambaye amakanzu banezerewe bishimye kubera ko babushije ikivi cyuko bize neza bakabona amadiplome. Ingero ni nyinshi, iyo twacyuje ubukwe, twacyuje ibirori, ibyishimo biba ari byose. Iyo hari intambwe twateye runaka, uwujuje inzu, wabashije gutera intambwe iyo ari yo yose mu rwego rwe, buri wese mu rwego rwe arishima. None se twebwe bavandimwe, kuri iki cyumweru cya gatatu cya Adventi turishimira iki? Turishimira iki twagezeho muri ibi byumweru bibiri bishize turimo twitegura kwakira koko Yezu Kristo? Ni umwanya rero wo kwisuzuma, ariko ntarirarenga, turacyashobora kwitorora kugira ngo ibyo byishimo bizi iwacu koko, kandi atari ibyishimo byanjye ku giti cyanjye njyenyine, ahubwo ari ibyishimo nsangiye n'abandi. Ibyishimo byanjye bibe ibya kiliziya yose, ibyishimo byanjye bibe iby'umuryango, ntibibe ibyanjye gusa. Iyi si turimo muri iki gihe hari igihe ishaka ibyishimo ikabishakira ahandi. Papa Francisco mu rwandiko rwe yanditse yatubwira yuko rimwe na rimwe usanga ibyishimo by'iyi si aho ibishakira atariho, kubera ko ibyishimo bya nyabyo ubundi bigomba kuba mu Mana. Iyo Papa bivuga aba afite aho abihera, kuko natwe iwacu mu miryango, muri sosiyete yacu tuzarebe, hari benshi bashakira ibyishimo ahatariho. Kugira ibyishimo no kwishimisha ni ibintu bibiri binyuranye. Kwishimisha ibyo ni iby'umuntu byakabijyanye na kamere muntu, ariko kugira ibyishimo n'ibyaha bindi bigenda bikanyura umutima. Ntabwo ari ukwishimisha ku mubiri, ni ugushimisha roho. Iyo roho yishimye umubiri uranezerwa, kandi noneho n'umuntu ku giti cye akanogera Imana. Mutagatifu Irene biravuga ngo ikuzo ry'Imana ni umuntu uhagaze, ni umuntu muzima. Umuntu muzima rero ni uwo nguwo urangwa n'ibyo byishimo by'uko yacunguwe. Kugira ibyishimo ntabwo bivuga gukuraho ibibabaza, ntabwo bivuga gukuraho amagorwa, gukuraho ibitatunezeza, ahubwo muri ibyo byose, muri ibyo ngibyo bitubuza kwishima, niho tugomba kubonera bya byishimo Nyagasani atubwira, bya byishimo Pawulo Mutagatifu atubwira. Twibuke ko Pawulo yandika iyi baruwa yari ari mu buroko. We uri mu buroko afunze, agashishikariza abantu bo bumva ko bari mu bwigenge kwishima. Ni ukuvuga ko yarenze bya bindi byose byamuza kwishima. Ni hahandi yewe no mwibaro yandikiye Abanyaroma atubwira ati niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ibyago se, amaganya se, inkota se, nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kandi urukundo n'ibyishimo birajyana. Umukristo wa nyawe ntabwo ashakira ibyishimo aho atariho. Kwishimisha gusa, ibyo ngibyo akenshi hari igihe bigenda biganisha ku rupfu, ari urupfu rwa roho, ariko cyane cyane n'urupfu rw'umubiri. Hagati aho se bavandimwe dukora iki? Natwe ni ikibazo twibaza, tumeze nk'iyi mbaga yasangaga Yohani Batista. Igihe turimo twitegura kwakira Yezu Kristo, dukora iki? Luka aratubwira ibyiciro by'abantu bagiye kureba Yezu, kureba Yohani Batista. Ibyo byiciro ni ibyiciro natwe dushobora kwisangamo. Aratubwira aba rubanda, twese turi rubanda.
aratubwira abasoresha, aratubwira abasirikare, ariko dufite ibyiciro byinshi. Izi ni ingero yatangaga. Ibyishimo bya nyabyo nuko ibyo ushinzwe, umurimo ukora wakubera isoko y'umukiro, nuko washobora kugira ibyo byishimo mu kazi Imana yaguhaye, ukagafata nk'ubutumwa Imana iguhaye, ntugafate nka cya kintu kikuha gusa amafaranga, cya kintu gituma utegereza ko ukwezi gushira ugahembwa. Nibyo byago by'isi, nuko twatekereza ko ibyo dukora ari ibiduha ayo mafaranga gusa, biduha uwo mushahara, kandi ubundi byakugombye kutubera isoko y'ibyishimo. Niba ndi umusaserdoti kanihereho, umuhamagaro wanjye ni ukugeza ku bana b'Imana, kuba umugabuzi w'amabanga y'Imana. Igihe rero ntabishoboye cyangwa se nkabikora nk'umurimo usanzwe, icyo gihe nta byishimo nakuramo, yewe na wa mukiro ntawo nageraho. Niba uri umuganga uhamagariwe kubungabunga ubuzima bw'abantu, bifate nk'umuhamagaro wawe, n'icyo Imana iguhamagarira. Aho ngaho ni Imana ishaka ko ukura umukiro. Uyibikora rero byanikize, ahubwo ubikore nk'ukorera Imana, nk'ukorana n'Imana. Niba uri umurezi, rera koko nk'uko Imana yakagombye kurera. Icyo ukora cyose ugikore kandi ugikoranye urukundo, ugikoranye impuhwe. Ari ubwo rimwe nigeze guhura n'umuntu mu byo twari duhuriyemo, nkabona harimo akarengane. Mubwiye nti se ko ndeba ibyo ukora cyangwa ibyo umbwiye bitajyanye n'icyo ugomba gukora, ati itegeko niko rimbwira. Bakristo bavandimwe, itegeko ribuzemo impuhwe ni itegeko ribi. Itegeko ritari mu rukundo ni itegeko ribi. Umukristo afite umutimanama. Imana yaduhaye umutimanama kugira ngo tuwukoreshe, ntabwo tugomba gukora nk'amarobo. Amarobo ni imashini. Umutimanama ukubwiriza, amarobo ni imashini. Umukristo afite umutimanama. Imana yaduhaye umutimanama kugira ngo tuwukoreshe, ntabwo tugomba gukora nk'amarobo. Amarobo ni imashini. Umutimanama ukubwiriza gukora nk'uko Yesu Kristo yakagombye kugenza ahantu runaka. Ngiki cyo rero Yohani Batista asubiza. Arasubiza avuga ati, ugende, niba wari ufite iby'umurengera, niba wari ufite amakanzu abiri, uyagabane n'abandi. Niba ufite ibyo kurya, usangire n'abandi. Yohani Batista arabuza abantu kwikanyiza. Ubwikanyize buranga isi y'iki gihe, ubunyamwigendaho n'ubwikunde. Igihe rero twaba tutarasohoka muri icyo kintu, ntabwo tuba dutegurira koko amayira ya Nyagasani. Yohani Batista waravuga ibingibi, bavuga ati, niba ufite amakanzu abiri, ufata imwe uyihe mugenzi wawe uyikeneye. Twibuke ko Yesu Kristo we ajya kure y'aho ngaho. Aravuga ati, niba hari uje akwaka ikanzu yawe, muhe n'igishura, n'igishura cyawe nacyo kijyana. Niho avuga ati, mukunde abanzi banyu, musabire n'ababatoteza. Yesu Kristo arenga ibyo ngibyo akajya kure cyane. Dukora iki? Twese aho turi, ibyo dukora, ubuzima bwa buri munsi, dushake natwe icyo gukora. Icyo gishaka kuvuga kugira umugambi runaka, kandi umugambi w'icyiza. Bakristo bavandimwe rero, twese twitegure neza kwakira Nyagasani. Yohani Batista aratubwira ati, uwo ugiye kuza afite urutaro mu ntoki, kandi agiye gukubura imbuga ye. Ese naza gukubura, twebwe tuzajya mu kihe gice?
tuzajya mu ngano azahunika mu kigega cye cyangwa se tuzajya mu mishishi azatwikisha umuriro utazima. Umukristo ntabwo ahamagarirwa kujya mu muriro utazima, umukristo ahamagarirwa kujya mu ijuru. Twebwe nk'abakristo ubundi dufite visa itujyana mu ijuru, ariko iyo visa ikeneye gukorerwa. Ejo bundi Yesu yatubwira ko ingoma y'Imana iharanirwa, abibyihare akaba aribo bayegukana. Ibyo byihare rero ntabwo niwe abandi bemera guhara ubuzima bwabo, bemera guhara aho bakuraga inyungu runaka, inyungu za kimuntu, bakemera guharanira kugenda mu ndangagaciro z'umukristo, ibyo twigishwa n'Imana. Ibyo rero nibyo biduha bya byishimo bya nyabyo bakristo bavandimwe. Ibyishimo ni bya bindi biduhuza n'Imana, kubera ko Imana ari cyo idushakaho. Tugomba gutegura ijuru ryacu tukiri kuri iyi si, kandi mu ijuru tuzabaho mu byishimo, nta maganya, nta gahinda, nta kababaro. Twigishe rero n'abana bacu bakiri batoya kumenya kugira ibyo byishimo. Kiliziya iba yaraduhaye uburyo bwinshi budufasha kwishima koko, no kwiga kwishima nabyo birabaho, kwiga kwishima. Kera imiryango ya Gisiyo Gatolika tukiyitabira n'ababyeyi tugishishikariza abana kujyamo, wasangaga abana bahigira kwishima. Abana bajya mu basaveri, mu baskuti, mu baregiyo, mu bahereza, mu makorari n'indi miryango, ugasanga abana barahigira kwishima. Ariko si ubu ngubu tubafungirana iwacu, tuzasanga bafite agahinda, bafite wenda byose, ariko bafite agahinda kubera ko bafungiranye kuri ya televiziyo birirwa bareba za filime, birirwa bafungiranye kuri za smartphone zabo, bareba ibintu utamenya ibyo ari byo. Ntabwo nshaka kubicira urubanza. Uzasanga ibyishimo bibuze kubera ko yisanga ari wenyine, yisanga ari wenyine atari kumwe n'abandi. Ibyishimo birasangirwa, ntabwo ibyishimo ari by'umuntu ku giti cye wenyine. Papa Francisco agitangira ubutumwa bwe mu rugendo rwa mbere yakoze muri Afurika, yasuye Kenya, asura Uganda ndetse na Central Africa. Muri Central Africa icyo gihe bari basohotse mu ntambara, yewe hari n'abantu bakiri mu nkambi z'impunzi. Areba ukuntu abakristo bamwakiriye, biramutangaza cyane. Igihe yari atashye i Roma, abanyamakuru baramubajije bati, none se mu rugendo rwawe rwa mbere ikintu ukuyemo ku banyafurika ni iki? Ati, nasanze bishimye, nasanze bishimye. Ati, nta kintu bafite, n'abakene ku mubiri urebeye hanze, ariko n'abakire ku mutima. Ikintu njyanye ntahanye n'ibyishimo nabasanganye, kuko bagiye bacinya akadiho, barabyina mu kiliziya, barenga ibyo ngibyo byose bari barimo, bagora ibyo byago, ayo makuba, inzara n'iki, barishima pe, bishimira ko ari abakristo basuwe n'umushumba wabo. Ibyishimo rero ntabwo bisaba ko utunze ibya mirenge. Iyo bisaba ko umuntu atunze ibya mirenge kugira ngo yishime, ntabwo twakabonye ko zabura iyo ngiyo. Ariho usanga hari benshi biyahura, ari abakuru, ari urubyiruko, ari n'abana, bafite byose birenze ibya mirenge, ariko ntabwo byahimbaje umutima wabo. Umutima wa muntu rero wuzuzwa n'ibyishimo bituruka ku Mana, wuzuzwa n'ibyishimo by'uko twacunguwe. Hari umuhanga kera bigeze kubaza bati, ese kuki utaba umukristo? Aravuga ati, ngewe hari ikintu cyansitaje gatoya, nuko narebye abakristo bavuga yuko bacunguwe na Yesu Kristo, atari ko nabareba ku maso nkabona bababaye. Ubwo gucungurwa kwabo niba kutabashimisha rero, ati nge ntawe nzaba umukristo. Abakristo bavandimwe rero, ntituzatsitaze bagenzi bacu ngo nk'uwo ngo wavuze ati sinaba umukristo kubera ko
mbona bababaye, twebwe ntituzaheranwe n'akababaro, ahubwo tuzagaragaza ibyishimo aho turi hose. Tube abagabuzi b'ibyo byishimo, aho turi tuhatere ibyo byishimo, aho turi tuhatere ayo mahoro. Umukristo aho ari, abantu bose bumve ko bagomba kumusanga kugira ngo abasangize kuri iryo banga, ni ibanga ry'ibyo byishimo aho abikura. Uyu munsi dusabe Nyagasani aduhe roho we, roho w'Imana duherekeze, aduhumure amaso y'umutima, adufungurire amatwi y'umutima wacu, aduhumure, atumurikire mu bwenge bwacu, urwo rumuri rutuganishe ahari ibyishimo bya nyabyo, maze dusanganire Nyagasani, tuzamwakirane ibyishimo, kandi nawe nagera iwacu yishimane natwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.